Breaking news. Guhozwa ku nkeke, guhora ku gitutu, guhora yicara intebe ishyushye, guhora yumva atisanzuye, hato batazagira ngo ekipe ya Rayon Sport iramutunze. Jean Fidel chairman w'umuryango mugari wa ekipe ya Rayon Sport yemeye ko atangaje ko atazongera kwiyamariza kuyobora ekipe ya Rayon Sport muri manda ikurikiyeho. Mana nyagasani bitugiye kubisobanura. Uwo bita Ojira Joachim yasinye ekipe ya Police, hari amakuru amwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, hari ukuntu bari kumugenda runono, ndaje nabyo mbikubwire. Ikindi, umwataka ukomeye cyane w'umunyamari na breakinze mu gitondo ugomba kugera i Kigali, bimeze bite? Situation imeze ite? T Station de Mike ariko ngaruke mu kanya gato cyane. Kanongere mbifurize ibe byiza, nizere ko mumeze neza cyane kabisa aho muri hagiye atandukanye, abantu bari hano mu Rwanda, bari hanze y'igihugu, mwese mbahaye ikaze kuri platform yacu kabisa ya YouTube. Nizere ko bimeze neza cyane, mwana kanze subscription kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hano nta bintu byo gutinzamo, ntago ndi bugende nindamo cyane, tugiye gukubita tubangura. Murabizi ko hano niho dukura ama breaking, amakuru abagezweho, abari kugenda avugwa kuri imihanda before yuko aba published ku bindi bitangaza amakuru. Nyemerera tugendane gake gake kuko ibintu ngiye kuvugiramo hano ndabizi ni ingenzi kandi bizagufasha for sure. So ndabihera hehe? First of all, my name is Tuyishimire Anastache, nita teacher Stache, mwarimu w'imikino mwarimu muzima cyane. Ekipe ya Rayon Sport murabizi ko iri muri dueli za hatari n'abafana, nago bayishimiye cyane bijyanye nuko yatakaje imikino ibiri banza, ibintu byaherukaga mu cya muri 2009 ndetse na 2010 na 2013 byarabaye nkuko akomeje kugenda mbigarukaho. Ekipe ya Rayon Sport rero bakomeje gushinza perezida wayo Jean Fidel ko ari we mu byukuri abyihishe inyuma. Haba bangaba namenye Patrick fasha kugura abakinyi, ati yo timu niwe yiro Chris, niwe abafite ububasha, ati buri kimwe cyose bakora bagikora munsi, bagikora under his guidance. Bivuze iki? Amakosa yose ya equipe ya Rayon Sport ni Jean Fidel bayaterekaho. Jean Fidel kugeza uyu munsi abareba bamushinza ko namwataka bafite abakinnyi bazanye, abo ba Basani Azizi, abo ba Junior Elanga Akangi, n'abakinnyi bo ku mande nagara aba pointeri. Ibyo byose rero bigatuma ekipe ya Rayon Sport yemeza ko Jean Fidel agomba rwose kubashakira umwataka uremereye cyane, kandi kuko iyo propaganda bayitangiye dore ko banafite ibyumweru bibiri byo kuruhuka muri international break. Urumva ni ibyumweru bibiri, kandi none twacyari muri transfer window kuko baza closinga kuri rotane. Nekereza ko rero baba bakozemo ikintu kiremereye cyane. So ibi byose biri kugenda biba, Jean Fidel biragenda bimusanga ati ko nta kintu nakoze, nagerageje kugura abakinnyi, nazanye abavandimwe ba Omar Nying, nzana bangaba ba Papre, nako sinirwa mbameshoninga abakinnyi kipe ya Sport ifite, murabazi baba Muzazi, kuko Haruna Niyonzima mfite na operation kuri Haruna Niyonzima, hari impamvu atari kwitabira imyitozo. Ejo bundi mwamubonye kuri match y'amagaju, mwaramubonye. Baba Muzazi so umukinnyi bazanye ukomeye ugiye kuzarukora Rayon Sport, muri gend uzabafasha muri staff, uzabafasha muri leadership. Mwaramubonye hariya yagize aba ari kuri fed match, mwaramubonye. Nago yari ahari kubera iki? Niyo mpamvu ugomba kwicaranga kugira ngo buri kintu cyose gisobanukirwe. Nje muri iyi minsi ndakubita mbangura, nta bintu byo kuza nshyira bimiyaga, bino bintu bigeze ahantu bibabaje cyane pe. Jean Fidel kugeza kuri uyu munsi nago yishimiye ekipe ya Rayon Sport, nago yishimiye abafana. Ekipe arayishimiye ko niwe yeguza abakinnyi, ariko abafana ibintu bamuvugaho bamushinza naga byishimiye pe. Nibyo ko umwataka baramugura kuko bamaze no kohereza team igomba kujya kuvugana n'umuvandimwe hara mu gihugu cya Mali, n'umukinnyi nozi uyu mwana yabarangiye, uyu mwana ari kwitwara neza cyane kabisa Mali, uyu Adama Bagayoko yabarangiye, n'umukinnyi wabo. Urumva twahoze tunagarukaho cyane kabisa, kare nahoze mukomozaho. Reka yenda nongere muvuga gace cyane, bamwita Niang Sheke Tiadine, ni umusore imyaka 27 ukina ikipe ya Jaribi Ase Bamako, ekipe iri ku mwanya wa mbere hara mu gihugu cya Mali. Ubwo rero bakaba bagomba kumuganiriza, mu byukuri bavuga ko n'ubundi baragura amasezerano yo kuko kuva mu uyu mukinnyi kuva muri za 2016 kugeza maginga ya kinaga ekipe na yindi kipazi, usibye ikipe yatangiriyemo yitwa n'ubundi
FC Baranzana niyo yakiniye muri za 2019 2014 2015 I mean noneho za 2016 ahita akomeza muri kipe mu firizo iyi ngiyi ya Jaliba ase Bamako. So uyu mukinnyi rero avuga ko agomba kugera ikigali rwose, kumvikana ngo biri kugenda neza cyane kandi miliyoni 70 n'ubundi bahaguru ni ibihumbi 70 by'amadolari bahagurukiramo, cyo kimwe n'uwo bita Milton Kalisa nawe yari yarabasabye uyu umutoza nyine Robertinho yari yarabasabye ko bamuzanira Milton Kalisa mvanye muri equipe Vita Club mu gihugu cya muri equipe igihugu cya Congo. Ubwo rero equipe ya Rayon Sport n'ubundi umujyo kuzana utayizamu urakomeje rwose, cyo kimwe n'uwo bita Ojera Joachim shaka kuza mu kanya tukadukomozaho. Umuntu rero bita Jean Fidel, perezida wa equipe ya Rayon Sport, chairman, arananizwa, yemeza ko ananizwa mu buryo ki abantu bamwandastandinga bavuga ko ashobora kuba rwose ari ginca au afite gincauro muri equipe ya Rayon Sport ayimunga, kandi mu byukuri ngakora kwikofiye akagura abantu bakinnyi kuko amafaranga bareyo ngo na kintu yagira, kandi ko yafashe equipe ya Sport gusova birabazo hari ama miliyoni badutangarizaga meruka muri Graza Hotel tubwira ko baramaze kwishyura miliyoni 80 muri 800 mu miliyoni bari na amafaranga menshi cyane sinayibuka rwose, ariko twakoze percentage tubwira ko 80% y'ibintu bagomba kwishyura by'imyenda babirangije kabisa. Ubwo rero no perezida wumvaga ko wakwizereramo, ariko nanone ukareba ugasanga nta gikombe gihari, kandi Rayon Sport itagira ibikombe naga abantu bayumva. Iyo batayumvishe bahita bagaruka ku buyobozi. Jean Fidel akenshi niyo bagarukaho bashinze ibibazo byose bya equipe ya Rayon Sport. Jean Fidel atangaje ko mbomora reka nangaze, Jean Fidel atangaje ko atazongera kwiyamamariza kuyobora equipe ya Rayon Sport mu matora simu kwa 11 yateganyijwe. Ati kugira ngo wenda batazagira ngo hari ikindi nyikurikiranyemo, hari inyungu equipe imereza njyana mu muryango wanjye njya kutungisha umuryango wanjye, equipe ya Rayon Sport reka nyihorere abo bayobozi bamuvunye muvuga, abo bande bose muvuga bagaruke bafate equipe yabo, turebe ko equipe yongera gatwara ibikombe nkuko byahoze. Bintu birakomeye cyane, ibintu bitangiye kusubirira udubi. Iyo umuyobozi atangiye kuvuga ko atazongera kwiyamamaza kandi yarafite amahirwe, Rayon Sport yaramaze kwibaka yabazana equipe y'abakobwa nibyo ko, ariko nanone nabikombe na Rayon y'abakobwa yatekerezaga ko igomba kumuhesha amanota menshi irasezerera imikino ya CAF Women Champions League zo no qualifiers bakubise muri Ethiopia, murabizi imikino 3 barayitakaje. Rero Jean Fidel kwafashe umwanzuro kutazongera kwiyamaza, nekeza ko ari ikintu wenda gishobora kuda gituma abare bongera gutekereza bakabona ko yari afite urukundo rwa equipe, atari bindi abashaka kuvanamo, atari ukuyisaga, atari ukuyisahura, ahubwo hari ikindi kintu yifuza muri equipe. Ngo ni Jean Fidel arababaye cyane ndetse aranashavuye gufata umwanzuro nka perezida ukavuga ati nge sinzongera kwiyamamaza. Wari uri kuri manda yawe, ibaze nka muze wacumvishe ngo sinzongera kwiyamaza. Imagine ikintu cyakimuteye ibyo bintu, mwaba mumurakaje, mwaba mumukoza ahantu, mwaba mumutaye mu bintu. Jean Fidel avuga ko abafana bamutereranye, ariko iyo mpamvu rwose agomba kurangiza manda ye akabasigira equipe yanyu. Ikimenyimenyi arabanza gura umwataka equipe ayisiga imeze neza, kuko urumva mu kwa 11 icyo gihe ntago byazagira equipe ya Rayon Sport idafite umwataka, yaza baratsinzwe n'umunsi n'umugenzi. Mwibuke yuko nubwo umukino wa equipe ya APR bawusubitse bitewe nuko APR izahita ijya gukina equipe ya Pyramide match yo kwishyura kuri la journée byahuranye n'amatariki, bazahita postpone. Asubye ko nabonye muri Rwanda Premier League bari kiri kubidiscussing bavuga ati ngo Rayon Sport ishobora gutegereza n'ikiri na Gasogi ugategereza equipe ya APR. Ndabonye abanyamakuru bagiye batera amakomantire bavuga ati ibyo bintu muvuge muvuye ngo ibyo bintu ndibaho, bamugaragu na Gembo n'ababyamaganira kure. Uri kumva ngo Rayon Sport umva icyifuzo shango bafite, ngo Rayon Sport ngitegereze ngo APR yangize gukina umukino ngo wa Pyramide then bahite baza bakine cya kirarane. Rayon Sport icyo gitari gukina interval stari gukina, kuki bashaka Rayon Sport ihura na APR ubundi mu gihe yenda Rayon Sport igize amahirwe, APR yenda igize amahirwe ko zinzi uko na bijyanye na resulta zayo. Reka tureke kujyana kuri fanatism uko kuba APR yarabaye qualified ikajya gukina na equipe ya Pyramide, Rayon Sport nta kintu yahombye subyo bimwe by'amaduye no gufana n'iki, ariko ture kuri resulta zayo ku musaruro wayo icyo bya affect ibyo biri bwa affect Rayon Sport. Urumva bizahita bituma
byari kuzahita bituma ihita icyana ekipe ya Gasogi United ndetse no gusyana ekipe ya APR. Kandi murabizi ko Rayon muri iyi minsi iri mu bihe bibi cyane, ibaze ko utakaje match ebyiri ukahita wongera cyane ekipe nziza none iri kuri Spotlight. Nekeza ko byaba ari ibintu bibi cyane kuko ugiye gutakaza match 3 zose byaba bigushyize muri ya case danger kabisa. Rero kuba bari bifite ekipe ya Gasogi United wumvaga ari byiza cyane ko ngo baracyari discussing aho ngo bashaka kuhita rwose ngo batuma ngo Rayon Sport ngirindira ngo APR ikava gukina na Pyramide ngo bagakina before yuko bakina na Gasogi United. Ariko bakurikije amategeko ko n'ahandi mu mashampiyona bikinwa ba Rayon Sport bayireka nyine igakina na ekipe ya Gasogi United, then bakarindira umukino w'ikirarane bazakina ekipe ya APR FC. Man Nyagasani biracyakomeye cyane. Rero ubwo urumva ko muri iyo mikino wundi hari iyi mikino yose irakomeye cyane. Wibuke ko ekipe ya Gasogi United yari irwaye Rayon Sport ibushize muri shampiyona baba match are ndabyibuka i Kigali yari match ya mbere babatsinze bigoranye cyane 2-1 byari bigoranye cyane. Nyuma nibwo baje kungana ekipe ya Magaju 1-1 cya Play. Uyu munsi ari muri Rayon Sport ngaratanga igisubizo cyangwa ubwo rero ekipe ya Rayon nekereza ko uyu mwataka aricyo kintu bakeneye. Ubu ngubu nta kintu babwira ba Rayon nta mwataka wabahaye. Jean Fidel byavuga byose ariko arabizi ko ikintu cya mbere priority ni ugushaka umwataka akazagagarara kuri powe nta bintu byo guhengeka abantu bahengura uko mikino iki mbabarira. Jean Fidel yavuga ngo aziyamamaza n'ubundi aziyamamaza kuri iriya manda cyangwa se naziyamaza ariko amaze kuyikonfirma amaze kubitangaza rwose ati nge sinzongera kwiyamariza kuyobora ekipe ya Sport. Abariyo batuze bumve ko rwose umutima usubiye mu gitereko ikipe yabira hari ndetse turakoresha igihe dufite neza tuyishyira ahantu heza ariko nabyo gukomezanya ni ekipe. Ariko n'ubundi myatari buzatorwa ubundi se mwari buzamutore mumbwire muri comment mwari buzatore Jean Fidel cyangwa ngiye mumbwize ukuri. Ndabizi mu mitima yanyu hari groupe narinje yitwa Noze Match Generation Fan Club. Uburyo kibakora ibyo bamukoraga ndabizi bamubomora bamumena bavuga ati twebwe Jean Fidel turamurambiwe. Oya munyibwirira ata muri comment mwari buzamutore. So ndakomeza kurikirana information ariko nagunya nabwiye kuri Oja Joachim murabizi ko yasinye ekipe ya Police ariko hari amakuru avuga ko rwose nagara kuko murabizi nagaragaga mu kibuga cya na ekipe ya Police hari ibintu batarumvikanaho niyo mpamvu ataraza mu kibuga. Umukinyi rero Oja Joachim avuze ko bashobora kumwegera n'undi akaza gafasha ekipe ya Sport mu byukuri ngarakenewe cyane kandi murabizi yavuye mu rundi nta kintu kimurimo. Sinzo Jean nibo yagaruka kagira ikintu afasha kwajya kuva mu njyone nabonye byamunaniye rwose makuru ko mugaramo ekipe ya Sport kandi refushirized kabisa. Ubwo rero reka dutegeze turebe nibiza gukunda ndaza kugenda mbabwira buri kimwe cyose. Stay tuned kabisa ndabemera cyane nyita teacher stash mwari w'imikino T stash. Yes of course I'm the teacher. All right.